Imana abangisha iby'icyaha ababarira bihamya bakiza ibyaha akiza n'indwara agaburira abashonje ariko niba mwemeye bamubamba i Karuvari yasubiye mu ijuru yicaranye na se atuvuganira uwo ni Yesu mwami Imana iri kumwe natwe umukiza w'isi izina rye izina rye nirisingizwe uwo ni Yesu mwami Imana iri kumwe natwe umukiza w'isi izina rye nirisingizwe uwo ni Yesu mwami umukiza w'isi izina rye nirisingizwe ese ko ariyo mugenga ese ko ariyo rubasha ese ko ariyo mutware utwara ijuru n'ibiriho byose iyo ivuga bikaba yategeka bigakunda ubushake bwayo nibwo bugenga isi n'ibirimo byose ndumva nshaka kuyishima no kurangurura nyibaza uko nikose niyo nta na kimwe njye nakwishoboza ubuntu bwayo ni bwinshi n'imbabazi zayo ni ikirenga uwo mutware uwo mugena yasize icyo namutura ese kwitanga ubuzima ese kwitanga ubugingo ese kwitanga amahoro abantu bakaryama bakanabyuka imbaraga dukoresha tuzikomora kuri yo ese mwaje tugashima ko n'ubundi Imana ariyo mugenga ndumva nshaka kuyishima no kurangurura
yaje kubaho ikabaye isi y'amahoro. Ndumva nshaka kuyishima no kurandura nyiribaza, uko nikose niyo nta na kimwe njye nakwishoboza. Ubuntu bwayo ni bwinshi n'imbabazi zayo ni ikirenga. Uwo mutware uwo mugenga yasinze icyo namutura. Ndumva nshaka kuyishima no kurandura nyiribaza, uko nikose niyo nta na kimwe njye nakwishoboza. Ubuntu bwayo ni bwinshi n'imbabazi zayo ni ikirenga. Uwo mutware uwo mugenga yasinze icyo namutura. Uwo mutware uwo mugenga yasinze icyo namutura. Uwo mutware uwo mugenga yasinze icyo namutura. Impano nagabiwe n'Imana, impano nagabiwe n'Imana. Iyo ni Yesu niwe nkesha kubaho. Impano nagabiwe n'Imana, impano nagabiwe n'Imana. Iyo ni Yesu niwe nkesha kubaho. Sinari nzi yuko ndi mu muvumo, sinari nzi ko ntanakwikurayo, sinari nigeze nsaba ubufasha, ariko Imana y'urukundo irantabara inkura mu irimbukiro. Impano nagabiwe n'Imana, impano nagabiwe n'Imana. Iyo ni Yesu niwe nkesha kubaho. Impano nagabiwe n'Imana, impano nagabiwe n'Imana. Iyo ni Yesu niwe nkesha kubaho. Mu bwihebe niho nari mpagaze, mu bwigunge niho nari nicaye, sinari nzi ko Yesu yancunguye. Satani yari yaramejeje, ariko Yesu araza arambatura. Impano nagabiwe n'Imana, impano nagabiwe n'Imana. Iyo ni Yesu niwe nkesha kubaho. Impano nagabiwe n'Imana, impano nagabiwe n'Imana. Iyo ni Yesu niwe nkesha kubaho. Ubu Yesu koko namwitura iki, ko yanduye nari ndemerewe, ko yampaye ubugingo n'amahoro, nanjye nzaho
Yesu niwe nkesha kubaho. Impano nagabiwe n'Imana, impano nagabiwe n'Imana, iyo ni Yesu niwe nkesha kubaho. 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 Kw'irembo ry'urusengero ryitwaga ryiza, riberaga umuntu wari ubabaye. Kw'isaha yo gusenga, kw'isaha ya 9, yishakiraga umuntu wamuha kurya. Haguruka, haguruka ugende mw'izina ry'Uwiteka, haguruka ugende. Ntabwo mfite feza n'izahabu, mw'izina ry'Uwiteka, haguruka ugende. Haguruka, haguruka ugende mw'izina ry'Uwiteka, haguruka ugende. Ntabwo mfite feza n'izahabu, mw'izina ry'Uwiteka, haguruka ugende. Kubw'izina rya Yesu wowe yarakize, injira mu rusengero kandi ashima Imana. Hari byinshi wahawe kubw'ineza yayo, ese wibuka gushima no gufasha abandi? Haguruka, haguruka ugende mw'izina ry'Uwiteka, haguruka ugende. Ntabwo mfite feza n'izahabu, mw'izina ry'Uwiteka, haguruka ugende. Haguruka, haguruka ugende mw'izina ry'Uwiteka, haguruka ugende. Mfite feza n'izahabu, mw'izina ry'Uwiteka, haguruka ugende. Umugisha twahawe n'iza mpano zacu, dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. N'ubuntu butangaje gutumwa n'Imana, haguruka tugende mw'izina rya Yesu. Haguruka, haguruka ugende mw'izina ry'Uwiteka, haguruka ugende. Ntabwo mfite feza n'izahabu, mw'izina ry'Uwiteka,
umugende. Hari amahoro atangwa na Yesu, amahoro yo mu mutima. Iyo afite wowe uratuza ugashimira uwakuremye. Yesu niwe amahoro yacu, tumufite ntacyo tubuze. Nawe mwiringire, kubana nawe nibwo buzima. Yesu niwe amahoro yacu, tumufite ntacyo tubuze. Nawe mwiringire, kubana nawe nibwo buzima. Yayandi atumukomera, niyo wahuye n'ubukene. Niyo yayandi atuma wihangana, niyo wabuza abavandimwe. Yesu niwe amahoro yacu, tumufite ntacyo tubuze. Nawe mwiringire, kubana nawe nibwo buzima. Yesu niwe amahoro yacu, tumufite ntacyo tubuze. Nawe mwiringire, kubana nawe nibwo buzima. Niyatumuhora unezerewe, kandi wakagombye kurira. Aya mahoro atangwa na Yesu, n'amahoro yo mu mutima. Yesu niwe amahoro yacu, tumufite ntacyo tubuze. Nawe mwiringire, kubana nawe nibwo buzima. Yesu niwe amahoro yacu, tumufite ntacyo tubuze. Nawe mwiringire, kubana nawe nibwo buzima. Yesu niwe amahoro yacu, tumufite ntacyo tubuze. Nawe mwiringire, kubana nawe nibwo buzima. Kubana nawe nibwo buzima. Kubana nawe nibwo buzima. Hari igihe numva iby'isi binduhije, nakwibuka ko biri hose nkababara. Nakwicara ntuje gatuya, nkumva ijwi rimbwira ko byose bizashira, nkanezerwa. Iryo ni isezerano ryiza nasigiwe n'Umwami wawe.
hari umunsi tuzibagirwa ibirushya amarira ndetse n'amaganya byo mu isi. hari indirimbo tutazongera kuririmba ngo haragiye ntituzongera kumubona. hari amakuru tutazongera kumva avuga intambara n'imivurungano hirya no hino. uwo munsi ndawutegereje kandi uraje. ndagerageza kwibutsa abanyumva yuko iyo saha nibigeze Yesu azaza. nawuzi umunsi nawuzi igihe twitegure kugira ngo ubwazagaruka tuzamubone atwibagize ya miruho yo mu isi. kugira ngo ubwazagaruka tuzamubone atwibagize ya maganya yo mu isi. kugira ngo ubwazagaruka tuzamubone atwibagize ya miruho yo mu isi. Tuzanyishime kuri uyu munsi wo gutaha inzu y'Uwiteka. 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 nka Salomo mu bihe bya mbere by'amateka twagambiriye kubaka ubuturo bw'Uwiteka. ibiti byuma n'amabuye y'igiciro cyinshi, amasengesho menshi na gahunda ngo rwubakwe. tuzanyishime kuri uyu munsi wo gutaha inzu y'Uwiteka. tuzanyishime kuri uyu munsi wo gutaha inzu y'Uwiteka. tuzanyishime kuri uyu munsi wo gutaha inzu y'Uwiteka. tuzanyishime kuri uyu munsi wo gutaha inzu y'Uwiteka.
maze Uwiteka tugusabye umugisha uyu munsi, uru rusengero urutahe rwuzuye ubwiza bwawe, maze umuntu wese uza rwinjiramo agushaka azarusohokemo yuzuye ubuntu bwawe. Tuzanyishime kuri uyu munsi wo gutaha inzu y'Uwiteka, 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 tuzanyishime kuri uyu munsi wo gutaha inzu y'Uwiteka. Uwiteka Mana nzima, Mana yera ikiranuka, nishyize imbere yawe uyu mwanya, nkunyoboreshe umwuka wawe, kuko nkeneye kumbera umucyo, ukanyereka uko nagenda. Ndakwihaye Yesu, ndakwihaye none, ndakwihaye Yesu, ndakwihaye none, kugeza iteka. Ndakwihaye Yesu, ndakwihaye Yesu, ndakwihaye none, ndakwihaye Yesu, ndakwihaye none, kugeza iteka. Ndakwihaye Yesu. Uwiteka ni wowe mbungira, singakorwe n'isoni, unyize kukiranuka mwami, unegera ugutwi utebuka unyize, umbere igitare gikomeye, inzu y'igihome kinkingira. Ndakwihaye Yesu, ndakwihaye none, ndakwihaye
ndakwihaye none ugeze iteka ndakwihaye Yesu ugeze iteka ndakwihaye Yesu ugeze iteka ndakwihaye Yesu. Ubuzima ububona ute iyo ubona uryari uko wiyushya kuya ukabona abandi bavunika ariko ntibabeho neza abandi bakaba barenzwe wowe ubitekereza wiki nta buzima budafite Yesu kuko ari utanga icyerekezo cy'ubuzima ubuzima ububona ute nta buzima budafite Yesu. Ubuzima ubwumva ute iyo ubona ibitari ahantu hose ukabona impanuka za buri gihe ukabona ibigo by'imfubyi n'amagereza abapfakazi ni benshi wowe ubitekereza wiki nta buzima budafite Yesu kuko ari utanga icyerekezo cy'ubuzima ubuzima ububona ute nta buzima budafite Yesu. Ubuzima ububona ute iyo ubona abanyabwenge biyongera abavumbuzi bakaba benshi intwaro zikomeye zirakorwa bigaragaza igihe kigeze Yesu ari hafi kuza twitegure nta buzima budafite Yesu kuko ari utanga icyerekezo cy'ubuzima ubuzima ububona ute
bw'ubu n'icy'umutima ukubwira ku bijyanye n'ubuzima bw'ejo n'icy'umutima ukubwira ku bijyanye n'impano wahawe n'icy'umutima ukubwira ku bijyanye n'imigisha ufite turiho mu isi turi abagenzi dufite inshingano y'umwihariko nyamara twibera muri byinshi ariko byose bifite iherezo n'icy'umutima ukubwira ku bijyanye n'ubuzima bw'ubu n'icy'umutima ukubwira ku bijyanye n'ubuzima bw'ejo n'icy'umutima ukubwira ku bijyanye no kubaha Imana n'icy'umutima ukubwira ku bijyanye no kubana neza n'icy'umutima ukubwira ku bijyanye n'igihe wahawe n'icy'umutima ukubwira ku bijyanye n'abantu mubana buri wese afite icyo ashoboye kandi ntabwo ari kubw'impanuka ufite umwihariko wawe ari nawo mugisha wahawe n'icy'umutima ukubwira ku bijyanye n'ubuzima bw'ubu n'icy'umutima ukubwira ku bijyanye n'ubuzima bw'ejo n'icy'umutima ukubwira ku bijyanye n'ubuzima bw'ubu n'icy'umutima ukubwira ku bijyanye n'ubuzima bw'ejo n'icy'umutima ukubwira ku bijyanye n'ubuzima bw'ubu n'icy'umutima ukubwira ku bijyanye
twaravutse twisanga ku butaka umwuka mwiza dusanga uteguye amazi hose dusanga aratemba izuba rimurika umunsi wose nyamara ibyo byose ntakishyizeho ahubwo twese twaje tubisanga turanezerewe ko bidutunga ibyo byose byakozwe n'Umuremyi nyamara ibyo byose ntakishyizeho ahubwo twese twaje tubisanga turanezerewe ko bidutunga ibyo byose byakozwe n'Umuremyi turaryama tukabona bukeye tugakora tukabona bikunda twamara kuronka bibaye byinshi ntidukomeze kwibuka Umuremyi nyamara we ntabwo ajya biduhora imbabazi ze zihora zisaze kugira ngo niyashira iminsi ahari tuzibuke Umuremyi nyamara we ntabwo ajya biduhora imbabazi ze zihora zisaze kugira ngo niyashira iminsi ahari tuzibuke Umuremyi nubwo duhura n'ingorane nyinshi na rimwe yigera duhana ahora yiteguye gutabara abo bose biyambaza Umuremyi nubwo Satani yakongera akaga ariko burya nawe yaratsinzwe ntashobora guhangana n'Umwami nimureke twiringire Umuremyi nubwo Satani yakongera akaga ariko burya nawe yaratsinzwe ntashobora guhangana n'Umwami nimureke twiringire Umuremyi 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 hari igihe natemberaga itegereza ibyaremwe isangana umutekano n'amahoro Imana yabihaye byubahiriza gahunda y'Imana ariko umwana w'umuntu we arahuze yambitse uburabyo ubwiza igaburira inyoni zidahinda nta bwiza kureka woya nta bwiza gusiga yambitse uburabyo ubwiza igaburira inyoni zidahinda nta bwiza
oya ntabwiza gusiga humura nareberaga ku biti byiza inyoni nziza zigurukira amazi meza n'imisozi yo bibaho uko Imana ibishaka ariko umuntu wahawe kubitwara ahora yigunze kandi afite Imana yambitse uburabyo ubwiza igaburira inyoni zidahinga ntabwiza kureka oya ntabwiza gusiga humura yambitse uburabyo ubwiza igaburira inyoni zidahinga ntabwiza kureka oya ntabwiza gusiga humura ntabwiza kureka oya ntabwiza gusiga humura ntabwiza kureka oya ntabwiza gusiga humura wanyishije urupfu birenze rimwe wanyongereye igihe cyo kubaho mwami mfasha mbeho uko ushaka wanyishije urupfu birenze rimwe wanyongereye igihe cyo kubaho mwami mfasha mbeho uko ushaka sinzibagirwa bya bihe by'akaga kenshi dusenga cyane dusabira ubugingo bwacu mwami ushimwe waradutabaye wanyishije urupfu birenze rimwe wanyongereye igihe cyo kubaho mwami mfasha mbeho uko ushaka wanyishije urupfu birenze rimwe wanyongereye igihe cyo kubaho mwami mfasha mbeho uko ushaka sinzibagirwa bya bihe by'uburwayi
nababaye cyane ubwo nasabiraga gukira nkabaho mwami ushimwe wangiriye neza wanyishije urupfu birenze rimwe wanyongereye igihe cyo kubaho mwami mfasha mbeho uko ushaka wanyishije urupfu birenze rimwe wanyongereye igihe cyo kubaho mwami mfasha mbeho uko ushaka sinzibagirwa y'amajoro y'amasengesho dusabira bya byifuzo na bya byifuzo na bya bindi na bya bindi na bya bindi byose mwami ushimwe waradutabaye wanyishije urupfu birenze rimwe wanyongereye igihe cyo kubaho mwami mfasha mbeho uko ushaka wanyishije urupfu birenze rimwe wanyongereye igihe cyo kubaho mwami mfasha mbeho uko ushaka wanyishije urupfu birenze rimwe wanyongereye igihe cyo kubaho mwami mfasha mbeho uko ushaka mwami mfasha mbeho uko ushaka mwami mfasha mbeho uko ushaka kurashize urarangiye habayemwo ibyiza byinshi ndetse n'ibibi ariko muri byose warangiye dushimiye Imana warangiye warakoze mwami Imana warakoze mwami Imana warakoze waraturinze utugejeje warakoze mwami Imana warakoze mwami Imana warakoze waraturinze
ubuzima dufite n'ubw'agaciro, igihe dufite n'icy'agaciro. Uyu mwaka mushya imigambi mishya tubiragize Imana itwiyoborere. Warakoze Mwami Imana, warakoze, warakoze Mwami Imana, warakoze, waraturinze utugejeje. Warakoze Mwami Imana, warakoze, warakoze Mwami Imana, warakoze, waraturinze utugejeje. Warakoze Mwami Imana, warakoze, warakoze Mwami Imana, warakoze, waraturinze utugejeje. Waraturinze umwaka wose, wagize neza Mwami. Warakoze, waraturinze umwaka wose, wagize neza Mwami. Warakoze. Wari umunsi mwiza kandi warunejeje, hari umucyo mwinshi, amazi atemba, inyoni ziririmba, hari umwuka mwiza, hari amahoro gusa, ubwo Imana yamurikiraga Adamu Edeni. Adamu yaranezerewe, Adamu yaraguwe neza, yarabonye ubwiza bw'Imana, yarisanze mu buntu bwayo. Imana yari ifite gahunda kuva kera yo kuzarema umugabo n'umugore we, yari izi neza ko umugabo atazanezerwa igihe cyose atarabona umufasha imuremera we ngo ajyamunezeza. Imana yari ifite gahunda kuva kera yo kuzarema umugabo n'umugore we, yari izi neza ko umugabo atazanezerwa igihe cyose atarabona umufasha imuremera we ngo ajyamunezeza. Ibyabereye muri Edeni byari ishusho y'urukundo Imana ikunda umuntu wayo yaremye. Ubukwe tubona uyu munsi bunejeje, bushushanya ubwo tuzataha Yesu nagaruka. Yesu azaba ari umukwe wacu, natwe tuzaba abageni be. Data azatu
umubyeyi abamarayika bamutahe mbega ibirori bizabaragahoza koko ubwo umukwe azabaje gutwara umugeni we abamwiteguye bambaye amakanzu yera baguruke bamusanganire mu bicu bajye kwibanira nawe iteka n'iteka mbega ibirori bizabaragahoza kuko ubwo umukwe azabaje gutwara umugeni we abamwiteguye bambaye amakanzu yera baguruke bamusanganire mu bicu bajya kwibanira nawe iteka n'iteka baguruke bamusanganire mu bicu bajya kwibanira nawe iteka n'iteka baguruke bamusanganire mu bicu bajya kwibanira